ngira duhure nabo hari ingamba bashyizeho aya ma equipe ubundi abari muri spirit yihe abameza ati uwo ngo wabonye rimwe akavuga ati twabahamije undi akagenda avuga ati twasitaye ku ikipe twagombaga gutsinda bibajyana bikageza kuri uyu mukino babatsinze je ibitego 2-2. Icyambere APR yakinnye match ya championnat ya Kiyovu imaze gutakaza match ebyiri bari banganyije na Bugesera bari batsinzwe n'ikipe Al Hilal byari bipimo bibiri mu byukuri byari bimaze gusa naho byere ku mutoza Atarebo APR ko afite ibyo agomba gukosara muri equipe ye. Nekereza yuko icyo gitutu iyo pressure ngana gutyo kuyizana kuri Kiyovu imwe mu makipe afite meilleure défense muri championnat y'u Rwanda ni ya kabiri nyuma Al Hilal byagaragaraga yuko mu byukuri ahubwo kubera ko Al Hilal yarayitsinzwe biri ku busubi Kiyovu nifite défense nziza mu Rwanda sofa aka kanya turi kuvuga ni ikipe imaze kwinjizwa ibitego bike muri champion niyo ndi ntago ndi muri Peace Cup ngira ngo Kiyovu nimaze kwinjizwa 11 Al Hilal byabaye 12 kuko ejo yatsinzwe 2 so APR rero mu byukuri ikintu cya mbere cyayigoye kuri match ibanza bitandukanye n'iyi match cyari cyo kintu cy'igitutu cyo gutakaza match ebyiri mwanabonye n'ibyabikurikiye by'ibihano sinzi ko nabyita ibihano ni nko kumurinda pressure ntago ari nk'igihano ni nko kumurinda pressure muzamu arabanza mwigizayo bahindura umuzamu kugira ngo baze gufata izindi match basa na equipe yatangiye navuga ngo kumva agaciro k'ibyo bagiye gukinira. Icyo cyatumye kuri match ya Kiyovu nubwo bari bazanye umuzamu mushya ibyo byemezo izo match ebyiri batakaje uko kuntu nyine bumvaga gutsindwa na Hilal yari intego ikomeye ku bayobozi bababwe ati yaradutsinze muri Sekafa niyo borutonde rwa championnat ntidushaka buri APR barabwiye ngo ntidukeneye gutwara igikombe twitwa ko twagitwaye kuko turi ikipe yabaye ya mbere mu Rwanda muzo mu Rwanda ya barabwiye ngo mugomba gutwara igikombe muri abambere mu manota apana muri abambere ugeranyije n'amakipe ngo mu Rwanda ngo Hilal yabaye ya mbere ngo ya kabiri bamelek ngo ariko zitari zo mu Rwanda ngo bwa APR yabaye ya gatatu nitwara igikombe kuko ari we mu Rwanda ibyo buzi ba APR ntibabishaka so urumva rero iyo ntego bari bayinaniwe yo gutsinda Hilal na Melek bari baranganyije batarayitsinze no igitego cyabo cya Dauda bacyanze bakurikijeho kunganya na Bugesera pressure yari imeze gutya yego Kiyovu rero icyo gihe yaraje abasitaza buriya biba byiza nibyo n'umutoza wa Barca yavuze kugera ahantu mu mwuzuro wo kubabara cyangwa se wo kwishidikanyaho cyangwa se wo kwidutaho kugira ngo bigufashe neza noneho kureba imbere neza witonze navuga ngo uko gutakaza match uko gutakaza bihagije nibyo byatumye umutoza n'abakinnyi noneho bicara basubira kuri drawing board baravuga bati Melek twanganye Hilal yadutsinda ariko turabakunganya na Kiyovu na Bugesera icyo ikiganiro none kibonaho gihera nuko ngo psychologically none ubonye aho ufatira niba urubanenga ufite icyo banenga niba urubarakarira ufite impamvu yo kubarakarira yumvikana ibyo rero kureponda byagombaga kubera mu kibuga icyambere babonye kuri Kiyovu Sport gitandukanye no bakinnye ubushize cyari ikingiki last time Kiyovu Sport nk'ikipe ifite groupe y'abakinnyi bato ikintu gikomeye APR yayihaga cyari cyitwa gusohora umupira nuko ngo Kiyovu yashakaga guposesinga n'undi kuri match ya championnat cyane oya ariko baro bayitangiza muri defense bayigezamo hagati bagahita bakina imipira miremire APR rero noneho ahantu yabatsindiye nuko iyo mipira batangira muri defense niho ya pressingaga n'umutoza yabyivugiye Tarebo ngo narabwiye ngo mubinjiremo mubasange mu kibuga cyabo hariya kuri linya mbere ya defense ntimutume basohora umupira niwe amakosa Kiyovu yakoreye ikosa ry'igitego cya mbere cyatsinzwe na Charles Jibril Watara sibyo no umupira Kiyovu aba center back bawufashe baorienta ku ruhande ubundi iyo ikipe yose iri gukina muri football urabona bafite ku numero 6 asubira mu mutima wa defense iyo bafite umupira bagiye gutangira gukina hanyuma 4 na 5 bagasa n'abagiye ku ruhande bagafungura yego hanyuma 2 na 3 bakigira imbere nko muri mediane ariko ku ruhande aha icyo kintu rero ikipe yose nta kipe igipfa gutangira build up ngo ihite icisha baro hagati mu kibuga bakwica ntago bibaho akenshi muri build up mworienta baro ku ruhande iyo mworienta baro ku ruhande tubyita mu mupira ngo no stretching ikipe imaze ni nko kuyikwedura ni nko kugira ngo itatanye kugira ngo ijye ku ruhande ari ijya gushaka umupira ukabona kugarura hagati kuko bahavuye aha icyo rero APR yakoze niki
umutoza yaravuze ngo ahantu hose barijya make sure yuko muyikurikira ntisohoke muri iyo linye. Kiyovu rero yagize ngo ni bya bindi bisanzwe kenshi amakipe y'ibonensa mbere ku ruhande ntago akinamo ingufu nyinshi, barayoriyanse rero ku ruhande bayikuye muri central defense ruboneka arakurikira. Umusore wa Kiyovu Sport ashatse kongera kwisubiza muri defense kuko abonye pressure ruboneka yitambikaho ikirenge ihita igenda isanga Sheji Buriri Watara ayifunga umusore Rizimo Biange Arbisho ari winja simbuye Placide. Urumva ko icyo kintu cya mbere cyo bayihaga muri match ya shampiyona cyo gusohora umupira nicyo bayimye, kandi abantu bose baranabivuze. Kimwe mu bintu byagoye APR kuri match y'ubushize nuko ruboneka atayitangiye, kubera ko ruboneka he is very athletic, ni umwe mu bakinnyi bafite umwuka bafite imbaraga, ntabwo aruha nyine akoresha imbaraga nyinshi, arabafasha babona igitego cya mbere. Igitego cya kabiri nabwo ni ikosa ku giti cyabo. APR yari ifite umupira, hari aba center back babiri, ubwo yarinjemo Togwimere yamaze gukora remplacement batera baro. Urumva ni umupira wavuye kuwitwa Yunus, yego yari mu kavuyo Kiyovu yari irimo yataka atera long ball. Umupira wa mbere uwitwa Mbonyi awukubita squat agiye kukiraringa n'umutwe, ari no muri duel nande na Rutayizamu. Uwa kabiri nawe uje agira dute ese nawukinisha umutwe ndawukontorora mu gihe akijijinganye, bawumukuyeho rimwe bahita bawutanga, bakontorera rimwe umutara bahita bawuhama amadusi. Iyo baro rero yakinnye neza William Togwimere, yakoresheje ubwenge, n'umukinnyi w'umunyabwenge. Urumva yabonye baro iri mu kirere cyane, afenta umudefanseri wari umukurikiye ko agiye kwikina n'umutwe ariko ntiyasimbuka. None umudefanseri nawe asimbutse iramurenga, Togwi ayishyira ku gatuza, undi mudefanseri wa Kiyovu araza wari usigaye amurusha ingufu wa proteja baro, donc akoresheje ukuboko asa n'utsikamiye umudefanseri amushyiraho umubiri, baro ayitanga hirya gatoya kwa Mamadusi, nawe umukinnyi yahise aza yiruka ashaka kumwegera, ariko Mamadu buriya ni sharpshooter, buriya ni kimwe mu bintu ngakundira ka Mamadusi, yagira icyo bita sens de but. Baro yayishyize rimwe niba ari ku gatuza iramanuka ikidunda, frappe des impoto, igitego kiba kigiyemo cyane no kunda, bivuga ngo ni nko kunda wamanukiye ahita ayishota. So bivuga ngo ikintu gikomeye APR yize kuri iriya match ya Kiyovu, navuga ngo batari bafite ubushize ikindi mu gutsinda ibitego APR ashaka kubaka cyane bigere muri boxing ugenda itsinda igitego. This time ntabwo APR ashaka gukora ibintu byinshi, once muri bwegera izamu shoot, kuko abakinnyi bose urebye amashoti bagiye batera Nepo na amashoti aremereye, nta tapi nirimo, nugufunga agashota. Ibyo rero bijya gusa n'ibyo bari babonye n'ubundi ku gitego cya Omedi, nubwo cyari shoti rikomeye cyane, kuko Kiyovu ifite ukuntu yabablokaga ntibemerere kwinjira muri box yayo. Ni nabyo n'ubundi umutoza yababwiye, mureke gukina mukora passe ngo paka tugere muri box hari imbere ya penalty ngo dusunikire mu izamu, nubona chance gerageza utere mu izamu. So navuga yuko rero nutwo tuntu dutatu APR yahindura approach mu buryo bwo gutera mu izamu, APR yahinduye uburyo bwo gupressinga line ya mbere ya defense ya Kiyovu Sport ntisohora umupira, havamo igitego cya mbere. Ikindi Kiyovu Sport yari ifite nyina ku kantu ka precipitation nk'ikipe ntoya vis-a-vis ya APR, bijyanye nuko bari bayitesheje amanota, hanyuma APR yari inananiwe, hari akantu ka fatigue gashobora kuba kari mu bakinnyi ba Kiyovu cyane ko itanafite effective ingana ni APR yabicije effective. Iyo ni ingingo rwose yumvika, ariko buriya ubushize bazanye Rivaldo. Ejo nibwo nabwiraga avandimwe mvuga ni Rivaldo nibyo yaraje kuri match ya APR ubushize yasimbuye agerageza gukora igitego kandi cyafashije Kiyovu, ariko uyu mukinnyi nawe ni na kimwe mu bintu byananiranye ko yahindura, kuko numwe mu badribblers beza pe, numwe mu bakinnyi bazi gukira igitimari, ariko nawe ikibazo cye ngiki arabikora bikaba too much, ntahozaho. Ejo yagiye mu kibuga arabura inde witwa Rivaldo araramuka. Urumva rero abantu ari igihe bibeshya ngo Kiyovu ngo Rivaldo barene match yarabagoye, reka mbabwire ikintu itandukaniro ry'umukino ubanza n'uyu mukino. Icya mbere APR kujya gukina na Kiyovu match ya mbere ntago bari serious nk'iyi match, kuko match ya mbere bashyizemo ikikango, match ya shampiyona. Icya kabiri Tarebu n'abasesenguzi be n'abakinnyi baricaye basubiramo match, kuko urebye niyo difference yonyine yabayeho, guhindura uburyo bw'imikinire bakinyemo muri stade Amahoro.
iyi ekipe uburyo ikina baraje bahita bamenasa uburyo bw'imikinire nabo bashifitinga aperi binjiranye muri mace ya shampiyona urumva n'igice cya bakoze. kabiri twabonye aperi ataranakora impinduka z'abakinnyi ba netarebu wahita ubonaga igitekerezo cy'icyo ashaka gukina cyangwa se na kimwe rigana tubwiye kwa kwitekerezaho turi bande ubundi kuri uyu mukino paraporo ya rezilita ziri cipu twagize kwa kunganya kutari ngombwa batangiye kundutaho reka tunibukiranye ko tarebu yahushije igikombe cya Heroes Cup ntibavuga ngo nakinnye neza polisi yaragitwaye rero wabonaga abakinnyi bose mentari bari tayari mamadusi n'aba batogwa binjiye basimbuye ruboneka umaze kuba tayari cyane gusa kuri iki kintu cyo twavugaga azagorwa n'iki kintu umutoza hari ingingo no kwenda binagendanye ubwo n'ubuzima Kiyovu Sport binabayemo ejo niho nahoze ndaranganya amaso ndavuga ni ko tubona abana bananiwe bigaragara ko aperi yabize ninde ari buterekemo witwa ba papureyi wapi umutoza papureyi imikino nk'iya mbere yaramukoresheje ahita amanika aravuga ati ariko nge ku